reka tubyemere ko ari imyumvire mikeya kuri uwo mukozi w'Imana ari we jyewe. Ubu koko wambwiriza utoboye ururimi hari iherena, umukondo hari iherena, izuru hari iherena, ugutwi hari iherena, hano hariho tatuwaje y'inzoka, hano hariho igikeri, wambwiriza ngo nukuri kuvuga Yesu Kristo nguri oya. Yesu yaravuze ngo nta usoro mu muzabibu ku mugenge. Ntabwo abari abantu bacishije bugufi akaba ari umuntu ukodesha nko muri iyi nzu, ariko ugasanga abayeho mu buzima bw'umunezero abandi bantu batabaho, umutsitaraho nyine wowe ukamutsitaraho, ubwo akaba ari ubanza kugusaba imbabazi imbere. Uwo muntu anganya agaciro n'umuntu uri muri etaje ye igeretse 7, nawe iyo umunyuzeho ubona ari bihozagara ubona ari umuntu usanzwe, ariko ukabibwirwa n'iki? Imirimo. Ni wa muntu usanga ufite ubuhamya bwiza. Buri erega hari igihe ugira ubuhamya, hari uzaca ahantu hose niruvumwa ukuvuga ngo nta gasozi katagira agasharo. Abantu bashobora kwanga cyangwa bakakwangisha abandi, ariko nugenzura niba utuye Rusizi abantu bakakwanga, ukimuka ukajya Kampala, nabwo aba Kampala bakavukire abo bantu bakakwanga, jya umenya ko ufite ikibazo. Harimo ikibazo. Ntabwo abantu bose bahurira ku kukwanga, bari nk'akantu gatoya gatuma nyine imfatiro zawe zisenyuka. Aba rero umukozi w'Imana rero mu buzima abayemo, yaba afite amafaranga, yaba ntayafite, yaba afite aho kuba, haba ntahafite, yaba yariye, yaba atariye, ahorana mu buzima bw'umunezero w'agakiza, kuko gakondo si hano kuri ubu butaka. Arabizi ko uyu mubiri Imana isubiranye guhumeka kwayo. Turakwakiriye wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Trend 250. Uyu munsi twakiriye umuvugabutumwa akaba n'umukozi w'Imana Zakayo, ndetse abantu benshi bakunze kumwita umuhanuzi Zakayo. Mbere yuko dukomeza, reka manze mubahera ijambo abasuhuze, hanyuma dukomeze tuganira n'ubundi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nishimiye kuba kuri urubuga rwa Trend 250. Imana iduhana umugisha, ndishimye. Duherukana ushize hari ubutumwa bwari buri gutambuka hano. Imana iguha umugisha wowe wagize umwanya wo kubasha gukurikirana buriya butumwa. Ni byiza mu gukorera Imana. Imana iduhana umugisha ko munyakiriye nanone. Akoze cyane Zakayo. Zakayo, muri iyi minsi tumaze iminsi tukubona ku rubuga rwawe abantu bamenyereye kuri Zaburi y'Urwibutso TV. Badasanzwe bakubona mwamusura kuri Zaburi y'Urwibutso TV, hari ubutumwa bwinshi bwiza cyane bwagufasha. Ariko uyu munsi Zakayo ndashaka tuganire ku bintu bibiri. Icya mbere, ni gute wamenya umuvugabutumwa wa nyawe, umuhanuzi w'ukuri? Umuhanuzi w'ukuri, impamvu nkubajije icyo, urabona abantu dufite ibibazo bitandukanye byinshi by'ubuzima, kandi muri ibyo bibazo tugahuriramo n'abantu badufatiranye, abahanuzi, kandi biba bigoye kugira ngo umenye umuhanuzi wa nyawe uvuga yatumye. Ahantu rero muri icyo kibazo kiragoye, kuko umuntu wese azavuga Yesu Kristo cyangwa se akazavuga Imana, akora umukozi w'Imana, ariko jyewe ndakubwira ibintu bibiri. Icya mbere, inzara urayizi? Ndatekereza nta muntu utazi inzara.
Oya, ndavuga wowe ubu turi kuganira. Yewe inzara ndayizi, ntekereza ko ari cyane. Inzara isa gute? Ipima ibiro bingahe? Umuntu yayisanga he? Uvuze icyo naba ntayizi. Ni ukuvuga icyo gice rero uko wumva inzara ariko ukaba utambwira uburemere bwayo, nyine ukumva irakurya, ukumva ukeneye kurya, warya wanywa ukumva biragiye. Niko burya no ku mukozi w'Imana niko bimera. Umukozi w'Imana ikibaho ni connection hagati y'abo bantu babiri. Wowe iyo ufite imbaraga z'Imana muri wowe, iyo duhuye jewe ndabimenya, nawe urabimenya ko ndi uwo mu rugo kwa so, nawe uri uwo mu rugo, nanjye nkamenya ko uri uw'iwacu kwa data. Niyo mpamvu niyo uhuye n'umuntu urimo ukoresha izindi mbaraga zitari iz'Imana, bimera nka sirikwi. Aribwo rero imbaraga z'Imana ubona zinesha, ukabona nk'umuntu wenda wari ufite za nyabingi yituye hasi cyangwa se atangiye guhebeba nk'ihene, iba ari nka sirikwi. Ku cyahita kikorohera rero kumva umukozi w'Imana w'ukuri, icya mbere ni umuntu ibiri imbere byo ntabwo turi bubibone, umwuka wera ntabwo uri bumubone, kereka nyine ufite bwa bushobozi cyangwa warahawe ubutware bwo kubasha kureba ibiri inyuma y'ibikuta. Umukozi w'Imana ni umuntu wese uvuga Yesu Kristo, wamwizeye, akamuvuga ariko ntamuvuge gusa ku rurimi ngo birangiriraho, kuko ikiri ku mutima gisesekara n'inyuma. Uko ari kumuvuga bikarokora umuntu mu byaha hariya. Ntabwo Satani atanga agakiza, nta nubwo Satani atuma abakozi be kujya kubwira abantu kwihana. Yaba ari kwihombya, nawe ntabwo waba ufite botike ngo ujye kwirirwa usohoramo bombo zawe ngo uzitereze igiceri cya senkani kandi bombo ari 200. Satani nawe aragenda akareba ahantu hari ubutunzi bwe, ubwo imbuto nyine za kamere zivugwa mu Bagalatiya hariya. Imbuto za kamere ziragaragara: kwiba, kwica, kuroga, kugira gute. Aho ni hagenda agashyira ubwo butunzi bwe, akongera uwo mubare w'abarimbuka bakaba benshi. Umuvugabutumwa rero cyangwa umukozi w'Imana yo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana imutuma nawe muri ba bantu hagati ya masega ryana, akababwira ijambo ribakuraho, ribakurura, ribajyana hehe? Kwa Yesu, kuri ya Mana akorera. Umuvugabutumwa utari muri icyo cyerekezo, umenya ngo umwami akorera nawe wari we. Bibiliya iravuga ngo bariyobagiza ngo Imana yabo yitwa inda. Nemera ko Imana ishobora byose, niyo iduha ibyo tubona, ikakugirira neza, ikagukiza uburwayi, ariko yagukuye hehe? Hariya ku banyabyaha, ikakuzana ariko ikoresheje uyu mubiri upfa. Uwo ni umukozi w'Imana. Noneho uko uwo mukozi w'Imana Imana yamukoresheje, hari n'imbuto zisanzwe, imbuto z'umwuka wera uwo muntu yera: urukundo, amahoro, ibyishimo. Bibiliya iravuga ngo ibyo byose, imbuto 8, nta mategeko abihana. Aha rero hakazamo confusion y'abantu bafite ijambo ry'Imana rirokora ba banyabyaha, ariko twagera inyuma, kandi koko abanyabyaha bagakizwa, ariko twagera inyuma y'ingando ugasanga. Ndashimira Apotre Gitwaza, hari video yemeruka kubona ari kuvuga ngo ntimukemerera abakobwa ko bahagarara ku ruhimbi bambaye utumini. Ni Gitwaza, Apotre Gitwaza, Imana simbizi zamuha ijuru. Ntimukemerera abasore bacu ko bahagarara hano bagafata gitari cyangwa bagafata piano bagacuranga bafite dreadlocks, amadrede ku mutwe. Ntimukabyemere. Atanga n'ingero y'inkomoko muri Bibiliya ya biriya bintu. Mu by'ukuri Apotre Gitwaza urumva ko abantu ari kurera, ari kubarera bajyana heza.
noneho hari ahandi naho ugera ugasanga bafite uburenganzira. Waza wambaye ikariso gusa ni akazi kawe, waza ufite direde zikora ku kibuno ibyo ni akazi kawe, waza ingohe waziconze zigera mu gutwi ibyo ni akazi kawe, waza wasize biriya bintu basiga ku minwa n'ibiki, uko waza umeze kose, icy'ingenzi ni uko waza ukinjira aho ngaho Imana yagufata, kuko hari n'abo Imana yagiye ifata gutyo baragiye baza gake gakeya. Nabyumva ari umuntu waje gukizwa mu rusengero, ariko se reka tubyemere ko ari imyumvire mikeya kuri uwo mukozi w'Imana ari we jyewe. Ubu koko wambwiriza utoboye ururimi hariho iherena, umukondo hariho iherena, izuru hariho iherena, ugutwi hariho iherena, hano hariho tatuwaje y'inzoka, hano hariho igikeri, wambwiriza ngo nukuri kuvuga Yesu Kristo nguri oya no. Igiti cyose cyera imbuto zacyo, kandi ubusobanuro bw'imbuto ni nabwo butuma nyiri ishyamba azakomeza kuryuhira cyangwa akaza akemura ibiti bimwe agenda akatakata. Ntabwo waba wateye imyumbati aha ngaha ngo ujye kubona ubona hazamutsemo umufatangwe, uwo mufatangwe se urawurya? Umwana wawe yawurya se? Nyir'umurima ahita awurandura agatwika. Abakozi b'Imana rero ushobora kuba uri umukozi w'Imana nyine ari titira, kuko ubu ngubu urabona nta mu buryo bwo kurerwa mu buryo bw'Umwuka Wera byarahindutse. Ubu ngubu Brice urahaguruka ujye muri ETD cyangwa se ujye muri kaminuza runaka bakwigishe theology, ukiri n'umusore uze bahita baguhereza kuba pasiteri. Ubundi kuba pasiteri cyari ikintu gikomeye, cyasabaga imyaka, ukaba warashatse, ukaba hari ikigero cyo gukura mu buryo bw'ibitekerezo ufite. Ubu rero niba uvuye Makerere ukaza warize theology imyaka yawe 4, uraza ujya muri RDB, baguha ibyangombwa, uhite wubaka itorero, uhite uba bishop cyangwa apotere cyangwa ube runaka. Bikaba kaga rero iyo uje ushaka kubigira business, kuko ubona ufite amafaranga ya piano na bafure 2 n'umucuranzi umwe, vuga uti byura tuzatangira turi babiri abandi bazagenda bizana. Niyo mpamvu leta ubona nayo yagiye ishyiramo akaboko, bimwe bigafungwa ibindi bikaba nabyo bigiye gufungwa. Ariko bikaba biri mu ijambo riri muri Timoteyo ndumva wa 2:3, aho Paul yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazabikunda, bakunda imiya, bikakaza, abahanuza, umuhanuzi wese uhanuriye umuntu byasohoreje mu gitondo akahita atitiza intugu ati murantwaza n'amasogisi. Hanze hari abakozi b'Imana bari mu byiciro nk'ibya byiciro by'ubudehe byakuweho, ariko umukozi w'Imana nicyo nkubwiye, icyambere arokora umunyacyaha, icya kabiri hari imbuto yera zikwiriye abihannye, icya gatatu umukozi w'Imana umubare mwinshi iyo umubona gutya atambuka mu muhanda ubona rwose nta nayariba wamuha. Abari abantu bacishije bugufi akaba ari umuntu ukodesha nko muri iyi nzu, ariko ugasanga abayeho mu buzima bw'umunezero abandi bantu batabaho. Umutsitaraho nyine wowe ukamutsitaraho, ubwo akaba ari ubanza kugusaba imbabazi imbere. Uwo muntu anganya agaciro n'umuntu uri muri etaje ye igeretse 7, nawe iyo umunyuzeho ubona ari bihozagara ubona ari umuntu usanzwe uraho, ariko ukabibwirwa n'iki? Imirimo. Ni wa muntu usanga ufite ubuhamya bwiza. Buri erega hari igihe ugira ubuhamya, hayo so uzaca ahantu hose niruvumwa ukuvuga ngo nta gasozi katagira agasharo. Abantu bashobora kuko kwanga cyangwa bakakwangisha abandi, ariko nugenzura niba utuye Rusizi abantu bakakwanga, ukimuka ukajya Kampala, nabwo abakampara bakavukire abo bantu bakakwanga, jya umenya ko ufite ikibazo. Harimo ikibazo. Ntabwo abantu bose bahurira ku kukwanga, hari bari nk'akantu gatoya gatuma nyine
imfatiro zawe zisenyuka. Aba rero umukozi w'Imana rero mu buzima abayemo, yaba afite amafaranga, yaba ntayafite, yaba afite aho kuba, haba ntahafite, yaba yariye, yaba atariye, ahorana mu buzima bw'umunezero w'agakiza, kuko gakondo si hano kuri ubu butaka. Arabizi ko uyu mubiri Imana isubiranye guhumeka kwayo, uwo muntu ahita agenda. Rero twebwe iwacu ni mu ijuru, niko Abafilipi 3:20 havuga. Aho niho dutegereje umukiza ko azava. Yesu rero kubera urumva aho ubutunzi bw'umuntu buri ni hahoze umutima, natwe ubutunzi bwacu buhora kubera buri mu ijuru, aho niho duhoza umutima. Ibi byo mu isi naza nkakodesha umurima nkawingamo ibishyimbo, cyangwa ngashinga akabotike wenda ngacuruza, cyangwa nkorora inka, cyangwa nkorora inkoko, ariko bifata nk'ubuzima bw'agateganyo. Ni nk'uko waba ukodesha inzu, none si inzu wajya kuyishyiraho ibirahure ukajya kuyitera amarange, ukajya guhindura ibisenge kandi atari wowe nyir'inzu. Ndakora niba mfite ubushobozi bwo kwishyurira uriya mwana ari imfubyi cyangwa se w'umuturanyi ka mituweli, nakamwishyurira kuko ni inshingano zanjye mu gihe mfite ubwo bushobozi. Ariko ntabwo jyewe hano ku isi ndi wa muntu ukemura ibibazo by'abantu. Imana nivuga reka, kuko iby'isi n'ibiyuzuye ari ibyayo, ari amabuye yo mu butaka n'ayayo, ari ibiguruka mu kirere ni ibyayo, biri mu mazi ni ibyayo. Zaburi ya 24 ku murongo wa mbere haravuga ngo iby'isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Ibyo rero birebera mu gukiranuka kwayo no mu bantu bayo. Rega hari ikintu abantu bajya bibeshya. Imana ni urukundo. Ubu tuvugana yicaye ku ntebe y'imbabazi cyane. Imana ni iki? Ni urukundo, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko Imana ntibazakubeshye ntidufata kimwe. Nta nubwo urukundo rw'Imana rwo ruri hariya n'ibyo kurya twese dufata, ariko ntirutugeraho twese. N'abana wabyaye bakuvuye mu nda, uzi ko utabakunda kimwe. Zakayo tugikomeje, n'ubundi ntabwo tuhunga cyane ku ivugabutumwa kuko niryo ikora. Ukuntu mbona abahanuzi cyangwa se abavugabutumwa, nabagereranya nk'uburyo ubona bisi, ugiye gutega bisi, ugiye ahantu kure utazi umuntu utwaye imodoka niba yize, ariko ufite icyizere. Aricyo abantu tubakurikira tuba dufitemo icyo cyizere, ukaba ugiye kudutwara ukatuyobora, tuba tuzi urugero, tuba tuzi ko dushaka Imana. Niyo ugiye muri iyo bisi uba uzi ko ugiye urugero mu ntara, ariko ku bw'amahirwe make ugasanga umushoferi ayirengeje umusozi. Ndashaka tugira inama abantu babakurikirana, unatubwire n'ingaruka bizagira ku bahanuzi b'ibinyoma bavuganye Imana yavuze itavuze. Ubundi inama ya mbere kuri icyo cy'abahanuzi bo, ko biri bivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi bahora bambaye uruhu rw'intama, nyambara imbere ari amasega aryana. Bibiliya ikavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Umuhanuzi wa mbere w'ikinyoma uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, ntabwo yaguhanuriye bihagarariraho. Ugomba kurenzaho icupa ry'amazi. Umuntu nagusengera, yashaka aba yarakubyaje umubatizo, yarakubatije, yarakwigishije, yaraguhanuriye byarasohoye, ariko yamara kugusengera akahita avuga ngo ugomba gutanga ituro ry'uko ngusengeye. Benshi barenzaho ijambo rivuga ngo fata ituro usanga umutambyi wihumanure n'iki. Yego cyane. Ariko wamuhanuzi we cyangwa wamuvugabutumwa we, wibuke ko iryo turo warifasha ariko wabanje kuvuga. Kuki utatse ituro utaravuga? Kuki watse ituro ari uko umuntu akize? Kuki utatse ituro umuntu atarakira? Kuki baguhaye ari uko akanwa kawe kavuze? Ni ukuvuga icyo wakoreye wamaze kubona igihembo cyacyo. Hari ikindi uzaba ugiye kwishyuza mu ijoro.
ijuru se uzajyamo ni irya so, ni irya nyoko, ni irya nyogosenge. Igihembo cyawe kizaba cyarangiriye i Kigali. Nusengera umuntu ukarambura ikiganza bakaguhereza ikiguzi cy'amasengesho umaze gusenga, wamaze kubona ibihembo. Erega ikibazo nuko tutabwiza abantu ukuri. Umuhanuzi w'ukuri asengera abantu b'Imana ku buntu, nta kiguzi na kimwe kigomba kugenda aho ngaho. Iyo niyo nama nge nabagira. Nusengera umuntu nagusengera, waba umuzi cyangwa atakuzi. Ubwo mbikombinye n'abahanuzi n'abanyamasengesho muri rusange. No mu itorero ryanyu niba uzi ko pasiteri wawe ajya kugusengera yabanje kukwaka umukeka, ubu babyimuriye ngo muri Bibiliya. Ngo ndagusengera ngo urabanza ngo ugure Bibiliya 10. Kandi uzanye Bibiliya 10 ntago yazemera. Nta mafaranga. Abandi bari kwimurira ngo mu ntebe ngo z'urusengero, intebe ntitugura imikeka buri munsi. Intebe nizuzuye urusengero. Uragurisha abantu intebe ngo intebe 2 ngo intebe 3. Abantu barabakamuye babamaze mu menya ko ari umukozi wa shitani. Uwo ni umukozi wa Satani, nta mwuka w'Imana umurimo. Uwo rero uhita umuhunguka igira ku ruhande. Ikindi, umwuka w'Imana ni uyobora abantu. Wowe niba usengeye ahantu ukinjira gutya mu rusengero nkanjye, ni Imana itabimbwira, ni umwuka wera nta kintu yambwira, nkinjira mu rusengero kumwe nkawe Brice umbwiye ngo tujye gusengera ahantu, nkinjira nkasanga umukobwa yanitse agatuza ku ruhimbi hariya, abasore bahari, ibibuno biri hanze, amabox ari hanze, mitasohoka nkitahira cyane. Na kuko ndiyo habaye nyine ntago byakunda. Byandutira ntabwo nigeze sengera mu bakatolike, byandutira ko nagenda nkicara mu rusengero rw'abakatolike nkategereza rya jambo bavuga nkasohoka niryo. Ariko ntagiye kubona abantu banditse agatuza ku ruhimbi hariya bari kumvugira umwami wanjye wambambiwe nabi. Oya, aho rero ubona hameze gutyo wisohokera. Mukozi wa shitani agusengera ngo ituro hita wigendera, nicyo cyonyine kizabukubwira. Ushaka ifaranga hunga, uzakwemera ko muzagumana, akubwira ikikurokora mu cyaha, yaba afite icyo agufasha akagufasha, uzamujya inyuma. Nuko mbitekereza. Urakoze cyane. Ndakeka abantu bamwe na bamwe bagiye bava mu rujijo. Tugikomeza, niba ari ibibazo biri ku isi, uvuze ko azi Imana wese turakurikira. Ese ubona abantu twakurikiye tugakurikira abataratumwe n'Imana, ariko twebwe twarabagannye dushaka Imana, ubona amaherezo bizagenda? Ese tuzarimbukana n'abo twakurikiye? Mu butayu Imana yabwiye Mose, iramubwira Mose ati karame, nabonye abagabo 3 barimo Korabiramu na Datani bari kuvuga ngo nguru umuhanuzi, bari bamuneguye, baravuga ngo wigize umuhanuzi, wirirwa uvugana n'Imana, iyo Mana twebwe kitatuvugisha, genda uyibwire natwe zitwibwirire. Imana birayibabaza, bwira Mose noneho hagarara hari iburyo. Bakora Biramu na Datani n'imiryango yabo, namwe muhagarare ku mahema yanyu, n'abantu mwese mushyigikire bari abagabo, mugende n'abashyigikiye Mose namwe mugende hariya. Abagiye inyuma ya Korabiramu na Datani n'abana babo n'abagore babo n'imatungo n'ibiki n'ayo mahema yabo, Imana yatamuye, yafashe ubutaka igira gutyo, ihita isibanganya ubutaka burabamira. N'ubu hanga hari umuntu uzareba iki kiganiro ahita ntuka ku babyeyi ntanamo. Abo barahari ni wabo. Tuvuga ati ingegera ntiyahirwa yishyomotsa kuri kamera, simuzi, sinzi ahavuye. Uwo ni ukuvuga ngo ngewe mpita mubabarira, nibeye mu ruhande rwa Mose ari kumwe na Korabiramu na Datani. Aho Imana izatamurira ubutaka buzasama mu mire. Ni ukuvuga iki rero? Aba bantu ubutaka bwatwaye bavanye na Mose mu Egiputa, bambukanye inyanja babireba gutya n'amaso.
Imana yakuye amazi mu rutare babireba n'amaso. Imana ibaha manu mu butayu babireba n'amaso. Imana iturumbura amafi mu nyanja basanga mu butayu bararya barahaga babireba n'amaso. Inzoka zirabaruma, Mose Imana iramubwira manika inzoka mu muringa, abantu barakira babireba n'amaso. Wowe niba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukaba ubona ufite iyo nkingi, ukaba ubona abantu Imana yagiye ihindura, ukaba ubona abantu ibitangaza Imana yagiye ikora, ukaba ubona byibura ukicaye ugihumeka umwuka w'abazima, ujya guhangarira icyo abakozi b'Imana Imana yahagaritse. Urafata umukobwa nka Riziki Shatari ukamureba mu maso ukamwita icyo ntazi, ugafata abaposo minyoni ukabita ngo bakorana na za shitani, ugafata ba Gitwaza ukabatwerera ko bakorana na za Illuminati. Donc ugafata abakozi b'Imana Imana yahaye icyubahiro, ariko uzi mu bindi bihugu uza abakozi b'Imana ukuntu bubahwa, kugira ngo hari umukozi w'Imana ukena. Umukozi umukristo bisanzwe arahaguruka mu gitondo akamanuka akajya mu Kagera akagura vewiti cyangwa akagura imodoka nziza akayizana kuko arabizi ko umukozi w'Imana. Aba pasiteri si ibyo gutubura, si ibyo kubeshya, aba pasiteri mu bindi bihugu bubaha Imana n'ibihugu usanga biba bibabungabungira umutekano nyine nabo kubahwa. Nka TB Joshua akiriho, ubundi se ni iki wamuha? Ni iyihe zahabu yaruta umwuka wera? Ntayibaho. Niyo mpamvu reka nkubwire bre, Imana izaguha imbaraga z'umwuka wera. Wenda sinagusabira ngo Imana izaguha impano y'ubuhanuzi, kwishobora kuguha impano nk'iri muri jewe ugatagangara cyangwa se ugasanga ukoze ibindi cyane. Nkanjye Imana yarambwiye wemerewe gusenga gusa, nta kurya nta kunywa, nta kusengera umuntu ngo aguhikize nka kiriya cyangwa imodoka nk'iriya. Nemerewe gusenga gusa, kuko icyamuje no muntu no gusenga. Naho ibi by'ibirayi inyama ubuse naje n'amaguru, ndagenda afate ikarita yanjye nkozeho hariya. Ejo ninkora nkabona Imana ihiriye amaboko yanjye nkagura niyo modoka izaze, ariko ntabwo bizaba ikintu kidasanzwe. Imodoka Imana yakoresha n'umuntu ntanaza akayigura nkagenda nkayifata nkayigendamo, nkajya ngendamo, nkajya kumenesha amavuta nkakoresha regarage, niba ari regarage n'amavidaje n'ibiki. Si byose by'imodoka, nkajya njyana umwana ku ishuri, nkajya mu ivugabutumwa, nicyo cy'imodoka. Ariko umwuka wera uri muri jewe niyo wa Yesu, bimwe bavuga ngo urashyira ku isoko, ntabwo bishoboka, kuko nanjye niyo mahoro mfite niko gahenge mfite. Rero abakurikira nyine abakozi ba shitani babona ko umukozi wa shitani se kumumenya ugira ngo byakugorera he? Niba uri umukobwa uriya akaba ari umusore, umubonye kuri kamera kuri YouTube ati ndashaka kunsengera, araguhamagaye tuzansange mu rugo, uragiye aho gusenga atangiye gushora intoki mu gitsina ngo aragukuramo deliverance iyo myaku, ahubwo ntabwo ureba ko watewe, ahubwo ubwo so urumva ari umukozi w'Imana. Uwo numukurikira rero uzarimbuka. Umukozi w'Imana se ni ngombwa gusengera kurambitse ibiganza mu mabere? Egera Imana iguha ubwenge, ni kugirira impuhwe, iguhishurira uguhagaze imbere wari we na misiyo yagushaka iyo ariyo. Urakoze cyane, reka dusoreze aha ngaha. Niba hari ikintu wagenera abagukurikirana umunsi ku munsi cyangwa se abazabona iki kiganiro, wakivuga ukanabadusezerera tukakurekura ukagira nawe indi mirimo ukora. Yewe icyo nabwira abantu, igihe cyo gusenga ni iki ngiki, musenge nk'abazapfa ejo, mutekereze nk'abazabaho igihe kirekire. Ibihe ntabwo ari bya bindi, dore insengero ni nkeya, nko mu murenge wacu nta n'urusengero ruhari. Kujya gusenga biragufata ugatega ukagenda ugashaka ahantu wibogeka. Mu gihe twajyaga tubyuka mu gitondo saa 11 wumva nibature, ubu tutagiye gukumbura nibature ejo bundi. Musenge, n'izi zisigaye kandi nazo zigiye gufungwa.
zigiye gufungwa. Zigiye gufungwa cyane, hari ibintu Imana itari bwemere. Zirafungwa rwose nuko. Ubwo rero mwarabibonye ko abana b'abakobwa itegeko ryatowe ryo kuboneza. Ubwo abana b'abakobwa namwe mu byumve nyine, abana b'imyaka 15 ubu nabo bagiye kuboneza. Hari wasanga ari n'abageze centre de santé nabo bicaye ku murongo bagiye kuboneza. Hagiye kuzandanga muntu tuzajya turebamo n'ijisho, kajya uza wirukanka ku Mana yanjye. Ni ibihe nyine turimo nta kundi, ariko abaye Imana izaduhagararaho. Rero muhebe maso kandi musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nicyo nabifuriza. Imana rero iduhana umugisha, nimwongera kuntumira kandi nanone nzongera ngaruke. Nabakunzi. Urakoze cyane. Murakoze namwe.